Hey guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane, natwe tumeze neza cyane. Turabasuje cyane cyane abakunzi ba Fasha TV, especially abantu bakunda iriya filime y'umugambanyi bwami. Abantu mwarebye season ya mbere mwarayibonye, mwabonye ibyiza birimo, mwarayishimiye, twabonye comment zanyu, mwarasharinze, mwakoze subscribe, turabashimira cyane rwose. Hari abantu benshi twagiye tubona bashaka gukora bashaka ko dukora season ya kabiri tukayikomeza kuko babonaga ya mbere itabahagije. Ibyo rero nk'abantu tubereho kubashimisha, tuje kwakora season ya kabiri, noneho imeze neza cyane kurenza season ya mbere. Ndagira ngo mbereke bimwe mu bintu by'ingenzi birimo cyane, ariko ibi ngibi ibyo ngiye kubereka nibike kurenza ibigize bite ibiri muri filime ya nyayo nyine. Mutegure kandi yenda gusohoka vuba cyane. Kirasanye Karame muyobozi igira imbere. Mwamubonye, uyu ni Kirasanye, akina muri filime yitwa Kirasanye. Kirasanye Karame ibi ni ibiki ufite? kinaga kangara Inkangara cyangwa kangara uragatubisha? ni inkangara. Inkangara bayikoreshaga iki rero? Mpamvu rero nubwo arumbaje ngo bayikoreshaga iki, mpamvu mvuze ngo naga kangara mu kanya ngo ni inkangara, kuvuga ngo akani gato. Akani gato. Hariho nibiba binini nyine biruta. Kuvuga ngo rero iyi nkangara bayifataga nka kwa kunenda wabitse si amashaza cyangwa si amasaka, ukikorera ujye gutura umwami. Iki nico gikoresho bajyanaga. Mbese barikoreraga harimo amasaka, amashaza, ibishyimbo. Yego nabyo nta kibazo bipfa kwa bihuye. Yego guys, mwabonye ko nyine abantu mutari muzi iki gikoresho mukirebe neza. Ndabizi muri abaviziyo. Iyi bayitaga inkangara. Murana ko twe tukinayifite rwose. Iyi ngiyi rero bayifashishaga, ntago babaga bagiye gutura ibwami gusa, hoya. Niba babaga bagiye gutwera umuntu nk'ubu ngubu, barafataga nyine ibintu byinshi bya bishyimbo, bya masaka, bakuzuza, bakikorera bakajya he, bakajya gusura umuntu. Murakoze, isubirire. Yego murakoze. Nawe ugira imbere. Umeze ute? Ni sawa. Uyu nguyu akina ari umurinzi w'ibwami, ni umuntu ukomeye cyane muri iyi season ya kabiri, akina ari umurinzi w'ibwami, ariko ndi kubona nanjye sinzi naraka niba ari ikintu afite, nanjye cyanyobeye ntabwo nkizi. Iki kintu bakita ngo iki? Iki ni icyansi banyweramo amata, bakita agakongoro. Bakita agakongoro. Ni icyansi mbese muri make. Bakinyweragamo amata. Ni ukuvuga ngo kera nta bikombe byabagaho, banyweraga mu cyansi. Nta bikombe byabagaho. Guys, mwabibonye akaba ni keza, ndabona rwose akakaba ni keza cyane rwose, nta naho gahure n'ibikombe. Muri kubibona icyansi ni umuco nyarwanda, murabizi nk'urubyiruko ntago tugomba gutuma umuco nyarwanda uzima. Niyo mpamvu mugomba kudushyigikira tugasigasira umuco. Iki bakita icyansi, bakinyweragamo amata. Urakoze, bakisubirayo. Nawe urakoze. Nyirabikari igira imbere. Guys, uyu nawe yitwa Nyirabikari, akina ari umuja kazi w'ibwami. Abajakazi b'ibwami nyine bakoraga imirimo yose y'ibwami, nibo bateguraga inka mu mafunguro. Rero angeze imbere afite ikintu nanjye ubwanjye ntabwo nkizi, nanjye birantuntu bwa mbere nkibonye. Ikintu ufite bakita ngo iki? Iki bitewe n'agacurimo, hari abavuga urutaro, hari abavuga intara, bitewe n'agacurimo nyine, ariko abantu benshi bavuga ko ari intara. Iki kindi kiriho ni amasaka. Rwakoraga iki muri make? Intara iragosora, ab'ibishyimbo, ab'amasaka, ibintu byose bihingwa. Gerageza utwereke, gerageza wereke abadukurikiye se kugosora mbese no gukuramo utu tuntu tw'umukara gutya, wagira gutya, tukaba twaza hano imbere gutya. Iyi ni imyanda cyangwa ni inkumbi? Ni inkumbi. Izi ni inkumbi z'amasaka. Amasaka agira inkumbi, ntagira imyanda.
ega ariko nk'ibishyimbo nabyo nk'iyo bakibisarura bikirimo twa tuntu tw'inkumbi natwo uragosora bikavamo bigahita byoroha mbese uru rutaro ni rwakoreshaga cyane ntabwo abo ngo batorera ngo ku isahane ngo bagasuka mu isafuriya ba kera bafataga urutaro bagasukaho ibyo bashaka gushyiraho bya bishyimbo bakagosora ibintu byabo ugasanga bisa neza byasaga neza cyane nta mwanda wabaga urimo rwose muri kubona ko urutaro hano hantu harasa neza urakoze cyane isubirire kera ntagira umuntu uzanira ikintu batekagamo nkanjye mfite amatsiko ni season nziza cyane imbese irimo ibintu byinshi ntabwo mushobora kubyumva igiye kugisohoka ku wa gatatu uzayicikwe ni 12:00 z'umugoroba zuzuye abantu mwese muvuye mu kazi muri kuruhuka muruhukiye mukareba umuco wacu ntugacike byaba ari byiza cyane ntimuzayicikwe ni 12:00 z'umugoroba zuzuye abantu mwese muvuye mu kazi muri kuruhuka muruhukiye mukareba umuco wacu ntugacike byaba ari byiza cyane rwose kurenza uko mwajya mu bindi bintu bibajyana kure cyane bitari byiza ndabona ibyo gutekamo cyabuze oya gutegereje igihe bategereje abo bakuye undi bakamanza ahajya Murungi ugira imbere nawe ndabona ufite kantu gasa neza cyane guys iki nanjye ndakizi ndabona hereye mbijijishaho iki bakita igiseke ariko nta nzi ngo cyakoraga iki Murungi uyu nawe ni umushayi bw'ama kina yitwa Murungi guys nyine dufite umwihariko abasha bose baje bwami tubitirira amazina nyine ubwami bufite amazina bwakoze abasha bose bagomba kwitwa cyangwa undi muntu wese winjiye afata izina ry'ibwami niba uturutse wenda hanze witwa Keredo uragera aha ngaha witwe Ntambara ubwo rero natubwire iki giseke cyakoraga iki igiseke wagishyiragamo ibyo ushaka gusurisha umuntu ushaka nko kumusura ukagishyiramo warangiza ukikorera ukajya kumusura ego kera rero hajyaga baho sinzi nabyita umuhango iyo nk'umuturage cyangwa umuturage yezaga ibintu akabona ni byiza cyane akabona biko bikwiriye umwami yarabifataga nigeze kubereka inkangara wenda bashobora gushyiramo amasaka bitewe n'ubwinshi bwabyo urabona aka kantu ni gato ukabashyiraho amasaka meza y'indobanure ariko ukaba wayatura umwami rero iki giseke nicyo bakoreshaga hamwe na ya nkangara bagiye gutura umwami mu gihe muri iki gihe ariko naho biracyahari hamwe na hamwe biracyahari ariko nyine hari umuntu ushobora kuba ni igiseke akavuga iki kintu ni igiki iki rero bakifashishaga mu gutura umwami cyangwa mu gusura umuntu bisanzwe wenda bakoreshaga igiseke Urabona ko iyi season ya kabiri irimo ibintu byiza cyane bitangaje barye nishimye wumve ngo ndi kumva yatinze no gusohoka nuko sinzi mwe wenda ukuntu muri kubyumva ariko ukurikije umuntu utarebye season ya mbere kugira ngo wenda bitazamuvanga cyane agende yandikeho umugambanyi bwami Arizeta ziza ifite episode 9 season wa mbere nta nubwo ari nyinshi kugira ngo mukomereze season ya kabiri bigende neza mutari kwibaza ngo none aba baturutse he byagenze bite Mukamwiza no yakigira imbere akatwereka uyu ni Mukamwiza akina n'umubyeyi w'ibwami afite umugabo ukomeye ni bwami umujyanama w'umwami akina nyine ari umugore w'umujyanama w'umwami uri kumva rero nubwo abagore bakera baga dafite agaciro cyane ariko bitewe n'umuntu ugufite byatumaga ugira izina rikomeye ibwami rero azanye akantu n'ubwa mbere nkabonye simbabeshye ndajya mbwiza ukuri ngo ikintu arakibonye iki sinakibonye mwihangana ariko ubwo hari n'ibyo nagiye nijijisha iki kintu ni igiki bakita imbehe ni isahani ya kera ni isahani bariragaho cyangwa se bakayita uruhu ni ukuvuga ngo abana babo twizeye amasahane nabwo ntazi ukuntu ameze n'amaparasitike yaracitse baba yazi ni twebwe ni ukuvuga ngo aka kantu murakabona hano washoboraga gushyiraho umutsima wari ukacarara ahangaha ugashyiraho imboga
imboga z'ibwami, ibitika, ibishyimbo, ibintu nk'ibyo umuntu akaba yarya rwose, kandi muri kubona ko gafite isuku, ntago ari umwanda, abantu bake bagiraga isuku. Reba rwose ubana kanyweraho amazi, rwose ni keza cyane. Abantu bake nabashimye bagiraga isuku. Guys, abantu bakeneye kumenya ibintu byinshi, abantu bake bakoreshaga iyi filimi rwose irabareba. Iyi filimi irabareba, ntimuzayicikwe. Ni filimi y'umuco, ni filimi y'ibwami. Mbese turi abana banze ko umuco ucika, turavuga ati ese gute umuco wacika, tukigira mu by'isi cyane, tukigira mu mico y'amahanga cyane, kandi twarakuze twumva ko wenda mu Rwanda rwacu yigeze kuba abami bitwaraga gutya, byagendaga gutya, bakora gutya. Ntago twatuma bicika rwose. Uw'ibisabo nawe naze, Nyirabisabo. Nawe ni umukinnyi w'ibwami, harya w'ibikino witwa nde? Kanjogera. Uyu rero yaje twikubitaho ibwami, ntabwo twari tuzi yaturutse, kandi rwose umwami wacu Arisingo ashaka kumudutwara. Guys, abafana mudutabare, murabona hari abantu tuhasaziye. Ibwami twakoze ibyo dushoboye byose ngo umwami abe yadukunda, ariko uyu nguyu rwose yituyemo, ndabona umwami yatangiye kumutekerezaho, ariko ibyo tubyirengagije. Ubwo nyine abashaka kumenya uko byagenze, mujye muri season ya mbere n'iya kabiri mukurikirane murebe. None iki kintu ufite ndeba kimeze nk'umutwe w'umuntu wagize ni iki? Iki ni igisabo. Bagikoreshaga bacunda amata. Bacunda amata? Yego. Harya nk'ubu babigenza bate? Ubu haje imashini. Imashini, ubwo imashini ni isigaye ibidukorera. Hazi ibintu by'imashini z'abazungu bigiye bizenda kudukoraho, ashobora no gusigamo utuntu tw'utwuma mu mata twasanga turi kumwe ibyuma. Kino gisabo waracundaga, yari amata aryoshye. Noneho wamaraga gucunda cyane, wakuragaho n'amavuta. Bisiga amavuta y'inka yazi rwose, ari amavuta ni meza, ngenda nayarya. Mukisiga, mukanayarya, mukayishyira ku biryo. Rero guys, munyarukiye kuri Rafasha TV, mudukurikirane, muhishiwe byinshi. Hari n'ibindi bizaza mutari muzi. Hari ibindi bisaza batari bazi, ntabwo tuberetse ngo abantu bakera batekaga muki, ese ibintu bya gaze byaje ngo n'amarondereza bigize, ntabwo mwaza ngo abantu bariho ku bwami batekaga kuki, ese n'amasafuriya ariho, ese batekaga kuri gaze zijeje ubundi tuzi ubwenge, ese imbabura nizo batekagaho. Tubafitiye byinshi, muzabona ukuntu abantu bakera batekaga, muzabona ukuntu baryaga, muzabona ukuntu bataramaga bagaca imigani. Mbese abantu bakera bari babayeho neza cyane. N'ikindi tuzabereka, kera ntago habagaho ibyuma bisya ubugari. Yewe hari urusyo, isekuru, niko ibyo bintu byose. Nge nshaka kugira ngo buretse abantu mufata ibigori n'iki ngo muri kure mu gihe ngo ku mashini yewe kirasa, nzanira iyo sekuru aho ngaho. Ariko niko ubazi ngo abantu bacyane ntibaryaga umutsima, ntibanganga igikoma, ntibagiraga bate? Guys, muri kubibona harimo amasaka to ahangaha rwose, muri kubona iyi ni ifu. Sunabereka gute, fatira hejuru kugira ngo banabibone. Uri kubona washyiragamo ibyo bigori byawe uri kuvuga, cyangwa ayo masaka yawe, ugasekura neza. Aha hantu ngiye hari n'abantu nzi rwose badashobora kurya ubugari bwaciye mu mashini, barasekura rwose bagakuramo ifu yasekuwe mu isekuru. Umutsima wo mu isekuru rwose uraryoha. Abana bubu mumenye umuco wa kera, musigasire umuco wa kera, mwe gutuma ucika. Nicyo tubereyeho n'abazadukomokaho. Hari abo twakomotseho kugira tumenye barabitwigishije, natwe tuzabyigisha abazadukomokaho, n'abazadukomokaho bazabyigisha abazabakomokaho. Ntituzigere dutuma umuco nyarwanda uzima. Murakoze, mukore like, share, subscribe na comment.